ikibazo cyanjye ndaza Brigitte nk'umumama nk'umubyeyi kugira ngo yubake urugo nabonye habuze gato ngo avuga ko inyuma hari aho banavuze ko ngo byageze muri RIB. ni Brigitte nawe ntiyorohewe. umwana ko avuka yakibere iwanatinda kuri muhakonka urutoki ninde umubwira aho ibere riri ntavuka yasamye biriya bintu bifite uko byaremwe Bibiliya iravuga ngo kurongorana byubahwe Bishop Brigitte cyangwa se Brigitte umuntu yatangiye gutana Bishop nyikuraho taraga no muri telefone arimo Bishop Brigitte yasengewe nande ku mwana apfira mu iterura Bishop se wabwirwa niki ko Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo mbwira imbuto ziri hariya ariko inyigisho nazo kwa Bishop kare ahubwo Yezu yarikoze saa sita ajya kwaka umusamariya akaza amazi saa sita rero iriya mpamvu ngo ni uburaya batekereza kuri aya musamariya Yezu yashakaga kumutereta nyine urumva iyo ndimo gukompoza ibintu ngendera no kuri idea nk'izo zose urumva ni ibintu nyine bikunda kuba controversial urumva ufite ukuntu wowe ubyumva ariko bifite n'iyindi side yindi yabyo so mukuba ibintu nk'ibyo abantu babigiraho ugukekeranya no kutabyumvaho kimwe no kutabyumvikanaho niki nibyo bituma mvuga ngo Right, Jalas Official TV reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Twicaye muri Classic Hotel hano heza cyane hari ubusitani bwiza na gushimira ushobora kuzana n'uwawe n'abawe mukaganira cyangwa se ukaba ushobora kuza ukahatekerereza ibyo bita meditation utuje rwose kandi utekanye. Ndahagushimiye ni ku Kicukiro hano Sonatube umuhanda ujya mu mujyi abawumenyereye bawita ngo umuhanda wa Rwandex uhita uhabona kabisa n'ahantu heza cyane. Nicaranye na Jean Paul Nkundineza tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye ariko mbere na mbere reka muhikaze Jean Paul Nkundineza wiriwe neza ndakwakiriye. Urakoze cyane umeze neza cyane ahubwo reka tubwire Karasike baducanira amatara muducanira amatara boss urashaka ko akamurika kujyaho muri Karasike amatara araka niyo umuriro ugiye mashini ziriyatse simpakora ni ukora kuri moteri se hose umuvugizi wayo umeze neza ariko none nicaye munsi y'amatara y'icyatsi samugane cya kigo kizarntwara kizemera ko ngoma muri Karasike banteje abantu cya kigo kizakujyana ahantu hari piscine aya ntabwo nahemera ahora urusaku hari iganira bizabera muri Karasike kandi ngo ujye uhasohokera ugakegeta nuko ari ku kiranguzo hano se waza utari umubosi ariko se baguteje abantu inkuru yabaye kimomo ngo bwatse ndabufite press conference riri ryari yo kukugaragaza ku mugaragaro ntabwo nzayitabira bazanyishyura ya press ariko se kuri kwigumura ari gisinya konta nge ndigenga akose ubwo abahakomeye kurusha mu gihe uzabaze boss we twicaraga tugaciringa nanjye ntegereje kuzabona umuntu gufata full time ariko bishoboka kontra y'imyaka 10 siba wabo nkati cyaba ari ndi cyuma Hasani niwe uri kuri kuba nka Marina muri The Men cyuma ari kuri 7 ubwo nanjye naba ndi ku 10 oya ndavuga mu gusinya kontra Marina yasinye 10 buriya muri The Men abamo se nyine kadusuhuze Badra ahubwo ni umusaza niba itatera yikweza nyuma yo kubona ibintu bishya ugarutse Karasike kabisa bari warahunze urabyemera oya ntabwo narahunze twasangiraga mikoro boss cyo teyakira nari yakiriye mu myaka 10 shara kanda ya press conference kontaro ya 3D ni imyaka 10 ubwatsi uzika ariho hantu uzaritayaringira Jean Paul ku myaka afite ubu Mira yabageze muri segonderi ya kangahe uko nzamutangiza kuri 3 Mira azakumenyera kuri 3D azaba amaze imyaka 7 ariko se wabyemeza nawe utangiye kubihamya nka DC Creme oya wabihamya
ariko buriya oya no nta masezerano ufite ya umuntu 3D wazana imyaka 10 buriya bafite n'ibifu buriya nanjye ntangiye kumva abantu baguteye kuko kontra y'imyaka 10 ku kwezi uhembwa aba ebyiri wayakegese ku kwezi uhembwa ebyiri kandi rekritoma rokiritoma ni 10 3D rokirita nka peri ni ukukubwira ati banza ujye kurya banza ujye kwiyitaho bajya banafata urabizi ko muri aperi bajya babikora wari ukuntu ngo afana guhamagara ukarisha ifi nkoko yakaba ati ufasha ya ngenda ukemura ibibazo tuzavuga ariko n'ubundi mbayeho ari inkweto ntabwo nayikuye muri 3D arayibona ibi nta kintu cyanjye cyo muri 3D kirajya inda narayizaniye n'ubundi buzima bwanjye ni hoteli nta hantu wanjyana ngo umbwire ngo ni ibintu bya danje ahantu hari ubwo abanyamakuru bagwa mu mutego umuntu akaba amukeneye agahita amujyana kurya ati ubwo se ikintu yakubwira ntugikore diru zose zirangirira niba umuntu yamaze bati muje mu makuru yego mwebwe murarya munywe abantu ntibatashye basinze ngo mwababonye abanyamakuru ngo mwababonye ngo nibariye baturarya reka ndashaka ifoto umuntu agutambika ibiryo n'ifoto wajya umbabarira okay anyway utangiriye ku bintu birimo 3D nibuka ko mu minsi ishize ari umumama unze kubona bamwita Bishop Brigitte ubwo niko kuntu ndi bumutware nabonye kandi n'ubundi ibintu byafashwe ko ari uko byavuzwe n'umukozi w'Imana so ugira nimero ye person ntago nyigira dushobora kubibona mu kiganiro dushobora kuyibona ko muri abanyamashyari ninde wayigura ntago batanga nimero se shaya ko muntu ishyari riri muri nta muntu njya mvuga ntamuhamagaye njye hari groupe mbamo y'abanyamakuru ikintu ubona bakora cyane ni uguhanahana nimero okay aka nimero ya Bishop Brigitte okay urege kumbaza iki nshaka kukubaza ni saga yabaye nini kubera ko igihe cyakoze inkuru saga ni ibiki igihe nk'ikinyamakuru yego cyakoze inkuru kivuga kuri kubyo yari yatangaje ni document ariko gifite ikibazo inkuru yatangajwe ku gihe igira ikihe gipimo cyo kuba yabaye inkuru ikomeye cyane ntabwo nzi igipimo ariko akenshi buriya hari ubwo umuntu avuga ibintu abantu bakabirenza ingohe ariko byaba byanditswe n'igihe n'izindi wenda tuvuge itsa ku musekezi manuka kwa Joseph Muryango cyangwa kuri Bwiza ntekereza ko akenshi nuko ibinyamakuru byandika bifite credentials biyemerera ku binyamakuru byemewe none umuseke ntiwemewe akoze ko umuseke utacyanditse ahubwo wavuga uti nakotinze abanditse iyo nkuru igihe nk'ikinyamakuru cyiseguje amaboko ya leta ariko leta nabwo ntabwo ifitemo shares ahubwo nuko ibikorwa byinshi bya leta bicamo kandi leta ikishyura ntimutekereze ko banamubona za minisante n'ibindi bikorwa leta ibifite mu gihe cyane byo kwamamaza by'ubucuruzi ari ibintu by'ubuntu kugera no mu mbuto zirishyura Imbuto Foundation rero igihe ntekereza ko muzakigira nka Herode Herode se yigeze avuga ko ari uwa danje Herode we Herode umwami abaturage baravuze ngo umwami wacu baramusingije baravuze ngo umwami wacu noneho ngo turabona yabaye nk'Imana sawa noneho kugira ngo umenye igihe uzarebe nyiracyo wari wabona meyeri mu ruhame se niwe nyiracyo imwe mujya muvuga ngo ni iki cyama ni icya meyeri Murindabigo kubera ko niwe founder wacyo na website y'igihe habamo nimero ye gusa ni ikinyamakuru cyiza nemera kigira abayedita b'abahanga harimo abakasha n'abazima donc ntabwo wagira ikinyamakuru kinini udafitemo n'abakasha uwo mutumvikanye ninde kugira ngo have oya nta numwe ntabwo no yayaga nabaye kugiye nk'umufluencer tekereza ko igihe cyanyirukanye se oya ko bijya bivugwa ntazagira ubyemeza wo mu gihe muri ya minsi yawe itari myiza ko abantu bambwira ati buriya n'igihe cyaramwirukanye bande oya ntago najya kuvuga amazina ni ubujajwa rero ubujajwa se umukoresha w'igihe ni meyeri ifoto ya Bamporiki Edouard yaburana mu rukiko bwa mbere ari mu rukiko iriya foto yasirikiriye igihe n'icyayikoresheje ni iyandetse si yanjye cyane oya igihe ntabaye nk'umufluencer ariko bataguye credit hehe kuri la foto nashatse ko ofete twarayifashe
bajya kuyisigiriza barayeditinga ndababwira ngo mushyiremo logo y'igihe nanjye ndashyiramo logo ya Nkundi Neza ahantu hose izasirikire nk'ifoto zacu. Okay. Aha ntacyo ihangane rero ubwo ngubwo n'ubwo bwose wayibonye nimero ya Brigitte waba utari kubyumva ndayifite nayibonye yangezeho aha nyiguhe yime. Okay. Kandi arahita anyita ahita ambwira ngo wapo natinye nta kibazo. Nari nzi ko ari umuntu wawe buriya twahuriye rimwe ndi gutegura ubukwe habura gato ngo asezeranye Brigitte uyu yari kumbwira ngo njye nkora porno ariko zari umuntu yabwiye ngo ayikore ati njye aho kugira ngo ngo zisenyuke okay ni nk'uko watereta umukobwa akakubwira ati ntabwo nguha ahubwo reka nkugire inama agenda wikinisha cyangwa unywa amazi akonje biragera aho bishira ntabwo wabigereranya nose ntacyo kucyo yatangaje kucyo yari yatangaje yavuze iki nyene ndumva nawe ubizi ntabyo nzi kandi bimbwiye ntabwo njye mva nkubwiye icyo nkubwiye ibyo byose yewe ndeba ibiganiro byanjye nkareba ko birimo amakosa aho harimo tukayakosora na za messages buriya haba ari mu kugihe naciye n'ibindi binyamakuru azavuga bati Jean Paul inkuru ye ayitaho sishobora gukora ahantu ndasi inkuru ikamara iminsi 2 itarajyaho inkuru ya Mufti iri hahandi wavuga izavaho ushobora kuzabwira ko ari magendo kubera iki inkuru yafashwe Islam itarajya mu gisibo igisibo cyatangiye ubwo se urumva ishobora kurara igiye ntabwo bishoboka inkuru zanjye ziba ziruka niyo mpamvu dusiganwa n'abantu asa tuvugije kure koko ntacyo niba utarabirebye reka mbikubwire ibyo yatangaje ntabwo ndi bukotinga akantu ku kandi ariko nkuko wabivuze yari yavuze ataho kugira ingo zisenyuke kubera ko abantu hatabayeho gushimishanya kw'abashakanye mu mibonano yabivuga mu mazina hatabayemo gushimishanya mu mibonano mpuzabitsina byibuze bakabaye bafata niba ari n'izo filime bakihugura abikinisha bakikinisha banywa amazi akonje bakayanywa ariko se arabamariye bikinisha hari ubwo mwarambirwa undi ikibazo cyanjye mbaza Brigitte nk'umumama nk'umubyeyi kugira ngo yubake urugo yarikinishije ko nabonaga nihengeka oya ntako ikibazo ni ukuri gushaka guhituza ibintu yavuze kwikinisha ntabyo yavuze oya ntabwo ari ukwikinisha kugira ngo yubake urugo yakinnye porno ntabwo mvuze yarayirebye abantu bazikina iba birebe bareba duposte aho kugira ngo umugabo agende avuga ati nahuye n'akakobwa karanyemeza umudamu yakabaye abibona akamenya ikibazo cyanjye cyabazaga Bishop Brigitte kugira ngo abe Brigitte nabonye afite umukobwa mwiza nawe ni mudamu mwiza ngo asa na Muyango akasa ko Muyango nabonye ari munini mu maso afite amatama Brigitte nta matama agira amana kugira ngo yubake urugo yashyize televiziyo mu cyumba eske abayoboke be iyo babonye iPhone ndabona itari oya ntabwo ari gutuza wari kubazwa ibyo kwihengeka nabonye habuze gato ngo avuga ko inyuma hari aho banavuze ko ngo byageze muri RIB ese wundi ikintu nka kiriya birashoboka ko RIB yagikurikirana biramutse bigeze bigenda bite nyine kugira ngo bibe biramutse bigeze icyaha gikorewe ku mbuga nkoranyambaga RIB yabyinjiramo impamvu nayo nkubajije icyo kintu nuko mu minsi ishize twabonye umuntu witwa ngo wise Ntama w'Imana ku mbuga nkoranyambaga Brigitte ukamuvuyeho se ntabwo muvuyeho ndi kugira ngo mbihuze yarapostinze ariko afungwa nyine bavuga bati hari ibyo yapostinze ku mbuga nkoranyambaga uriya watangaje biriya we abantu icyo gikuba kigacika yavuze biki rega mujye mubivuga kugira ngo binacike Ntama w'Imana yavuze ngo Ntama w'Imana we yavuze ibyo akurikiranywe na n'ubu ni ugushishikariza abantu gusambanya abana bato ngo nawe mubonye yamufata hanyuma ngo yatikura hanyuma urumogi rwaje gute urumogi rwo yamaze gutabwa muri yombi arapimwa okay ubwo hafatwaga abantu 10 mu birori byari kwa Jay Paul itangazo rya mbere rya polisi ryavuga ko bisha amabwiriza ya COVID bakora ibintu bibi
bakora pari ariko bamaze kugera muri kasho barapimamo urumogi bapima urumogi Jay Polly baramusangamo babandi barabarekura Jay Polly baramusigarana n'abandi basanganye urumogi birashoboka ko ushobora gufatwa wanyweye wagera muri kasho bakagupima basanga wo nk'urumogi bigahindura isura ya Mr. ikavamo imyaka 25 y'urumogi nta kidasanzwe cyabaye kuri wo ntama w'Imana bagabanye gushaka amaramuko muri views nantos ko nabonye abantu bavuga bati se gupimwa bije bite ati yakurikiranwa Jay Polly kuki bamupimye Jay Polly ariko babafatanya amabure oya amabure yafatanywe muri umuna we Mana ariko bayafatiye mu nzu barimo ku buryo bari gukekwa nyine ngenda ndashaka kugira ngo umuhire ni Brigitte nawe ntiyorohewe aha wasanga ari guhamagarwa na Emile Emize Emi nawe kandi nabonye ngo ari we biri bukoreho yakoze iki ubwo nyine ndi kugira ngo ibyo tubiganireho kuko wenda sindeba cyane ku cyo yavuze cyo yavuze wenda buri afite umwanya dutaramanye Madame Brigitte ntabwo nyawo dutaramire uwo mu mama kuko ibyo yavuze byo wenda niba azana urabyemera noneho abakiriya inyigisho ya Brigitte yavugiye kuri 3D ntabwo ari ukubyemera nka Jarasi kubyemera nk'umuntu ku giti cye ni ukubyemera nk'igitekerezo cye ibitekerezo bye ntabwo bihejwe ariko hari hose byanditse ko Brigitte atemera gutanga ibitekerezo icyo ndi gushaka kurebamo ni iki ibintu yatangaje nyirizina mbere na mbere urabyemera nk'umukristo ntabwo mbyemera nk'umugabo nabwo ntabwo mbyemera ntabwo bishobora kuba ngombwa ko mushobora kwifashisha ubumenyi bwisumbuye wenda ntituvuge ngo ni ukureba porno nk'uko byafashwe umwana ko avuka yakibere wanatinda kuri muhakonka urutoki ninde umubwira aho ibere riri ntavuka yasamye biriya bintu bifite uko byaremwe Bibiliya iravuga ngo kurongorana byubahwe na bose ni ikintu Imana igira prive cyane n'ibinakorwa ntibikorerwe mu ruhame harimo n'abaturage bajya kubikora bakazimya amatara mu byumba kandi ari umugore n'umugabo ikintu Imana yashyizeho ngo byubahwe na bose shitani ahita ahaguruka n'imizi n'imigara akabirwanya Bishop Brigitte cyangwa se Brigitte umuntu yatangiye gutana Bishop nyikuraho ko namutabaza niko byatangiye hajya yitwaga Apotre anagendewa nta mu Bishop wavuga biriya bintu niyo mpamvu Madame Brigitte ibintu yavuze ntabwo ari byo nibyo kwamaganwa nagahomamunwa cyakora nitugira Imana tukamubona araga no muri telefone arimo Bishop Brigitte yasengewe nande ko umwana apfira mu iterura ukaba kubihuza se no kwiyitirira oya ashobora kuba ari byo baramusengeye kugira ngo yuzuze like abe nk'abandi ubu se ushatse ntiwakwitwa Haji utaragera Imaka aya biremewe se ariko ejo twabwiwe ko kuba Haji ujya Imaka Bishop se wabwirwa n'iki ko Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo mbwira imbuto ziri hariya ariko inyigisho nazo kwa Bishop kare ahubwo izi social media ziratesha abantu ikuzo izi mbuga nkoranyambaga ibi bintu mwazanye ngo ni imihanda ahaha walahi sigaye mbona ushaka gutwika wese azana ikintu kidasanzwe ikindi nshaka kubaza kuri icyo kintu ko nabonye bavuga ngo Emi ngo abigwamo ngo yakurikiranwa we yatazirwa ikihe cyaha buriya muri la case bibaye adafite ibindi bibazo muri leta bikakaye yakwagirizwa ko yafashije gukwirakwiza ibihuha yakwitwa ibihuha bite yakanguriye abantu kureba amafilime y'urukozasoni u Rwanda rurabyemera ko abagiye mu itegeko basanga u Rwanda rutabyemera n'ikimenyimenyi mbere ya 94 kureba porno byari byemewe twajyaga tujya kureba amafilime akavuga ngo abana oya buri hariya ahantu habaga harimo ngo abana oya ko ari ugutikurana tiku popo tiku kwinjira ijana ese kuseka nturu w'igikondo aha bayanga yanga niyo filime atajyaga asobanura yashyiragamo gusa ngo abana oya kandi yabaga nijoro
abana boye urumva bamubonye musaza uramuzi se isomo tutamenye neza si wowe warizanye tutamenye neza yari inzu y'ibitabo iriya ni inzu y'ibitabo diplomate kabisa wenda abona yari yasuye classique oya ni umushuti wacu wari ukimbwira ariko sarabizi ko dukunda kwanga isomo tutamenye neza ejo umuntu witwa Raki wa hano yarambwiye ati ngwino nkumenemo akantu igaragaza ukazane hano niyigaragaza ntacyo ni icyo kera ni manager w'icyuka ntacyo wari ukimbwira Raki uramwishyuza nyuma diplomate agiye wa anyemera ate ese diplomate buriya ntibashyira umenyero urazansura umuntu arambwiye ngo izi kamera zirabashuka bakaryongora ukagenda bagasigara ikiriho ni uko Bishop Brigitte yakoze amakosa avuga Emi we ku rwego rwa Emi ni ugutwika none utekereza ko nka biriya bintu kuri RBA byacaho kwa Mugajo byanyuraho cya kigore cyabicishaho kimwe cya mutima umwe wigisha umugabo kuri parikingi yavuga ati mu byigisha urubyiruko byajyaho kwa Mugabo byajyaho zampujya imbabura kwira ariko hano haba auditori ikakaye nka auditori irimo ba Munana na ba Mike na ba Kabengera ntabwo byari guca Munana yakunda kutubwira mu nama akenshi cyane ya Sunday night akavuga ati ariko mutekereza ko twabuze ikiganiro nk'abarezi family ariko ntabwo ari wo murongo wacu kirimo kanyombe Bishop rero anatinya anaogopa buriya kwa byiza wenda agize icyo abivugaho oya shitani ifite ukuntu igusaba ajya akoresha Twitter ashaka kwamamara yabishyiraho umucyo ashaka kwamamara ya tweeting akavuga ati position yanjye diplomate iyi ni Jaras urayizi Jaras isomo tutamenye neza akuriya somo ryaje ryari diploma akunda kuvuga ko akantu waririmbye ngo isomo tutamenye yewe ibiganiro azamo isomo kariya kantu wakarembye ryari ubundi ngewe iyo mvuze ngo isomo tutamenye neza ni ry'umusamariyakazi warambwira ngo mvuze uburaya wowe rero Roma kuko hariya muri kiriya gihugu ni ryo somo abantu batamenya muhe mikoro atagiye muri frame ambwira umwaka yabihimbiyemo na meaning yabyo nge nkunda kuyikoresha like ni mu mwaka nka ndumva ari nka 2010 ni nka 2010 ngira ngo 2010 twari mu matora y'umukuru w'igihugu niryo somo tutari tuzi neza no ntabwo nakoze indirimbo igomba kujyana na event ziriho icyo gihe ntabwo ari impamvu yari ukubera event ziriho icyo gihe utekereza remix yayo remix ntabwo ndumva ntabyizeye neza ko nteganya kuba nakora remix ngewe yo ndi kuvuga ibintu simbyumve like simbyumve mu buryo bufunguye ndavuga nti isomo tutamenye neza Yezu yarikoze saa sita ajya kwaka umusamariya akaza amazi saa sita rero iriya mpamvu bavuga ngo ni uburaya batekereza kuri uriya musamariya Yezu yashakaga kumutereta nyine urumva iyo ndimo gukompoza ibintu ngendera no kuri idea nk'izo ngizo zose urumva ni ibintu nyine bikunda kuba controversial urumva ufite ukuntu wowe ubyumva ariko bifite n'iyindi side yindi yabyo so mu kuba ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babigiraho ugukekeranya no kutabyumvaho kimwe no kutabyumvikanaho n'iki nibyo bituma mvuga ngo ni isomo tutamenye neza riri muri icyo kintu aho ngaho ariko igihe icyo nari ngambiriye nko kuri kote yanjye ni ukuba wenda kuba washaka gushyira imaje mbi cyangwa isura mbi ijyanye n'amarangamutima yawe yo gusobanukirwa kwawe kw'ibyo wiyumvamo muri wowe ugashyira imaje mbi ku muntu nk'uriya uri ku rundi rwego nko kuri kote yanjye mbona atari byo bidakwiye. Mu itangazamakuru bangereranya nawe bakavuga bati wowe ukora itangazamakuru ry'ubutabera na politiki, uramutse uri umuhanzi waba uririmba nk'ibyo diplomate aririmba, byaba ari byo?
ikibazo ntabwo bajya nacyumvise bavuga ngo mba mu butabera na politiki baturamutse uri umuhanzi waririmba nka diplomate kuki babihuza nawe ukunda politiki n'ubutabera ntabwo mbizi neza ariko mvuga ibintu ibitekerezo byanjye biba ari ibintu bya rusange bishobora kugira gutya ugasanga hari aho bihuriye na politike cyangwa amateka cyangwa icyo ariko njyewe mvuga cyangwa se ibitekerezo byanjye bikunda kuba ahanini bifungukiye ku bintu byose byo muri rusange so ushobora kuvuga ideas zimwe zikagwa mu bintu bijyanye na politiki cyangwa iki ariko umuziki ugeze he umuziki ikigo muheruka gusohora ni iki hashizemo igihe ariko n'ubu ngubu ni karinga ni karinga ariko n'ubu ngubu ndimo ndategura ibindi navuga yuko n'ubu kano kanya ndi mu myiteguro y'ibindi bintu bishyashya mbere y'uko urekura DPG kamubaza ikibazo cy'amatsiko DPG mu mwaka ugereranyije usoma ibitabo bingahe ntabwo namenya umubare nanone ntabwo nakabya ngo ni byinshi cyane ariko ngerageza uko bishoboka kose mu gihe nka sparinga time uko yaba ingana kose just ariko nka making sure nibura ngo nsomye agaparagrafe gatoya nibura buri munsi cyangwa rimwe mu gihe runaka nkumva yuko ari byiza ari ngombwa kandi ari iby'akamaro kuri njyewe sinakubwira ngo mu mwaka nsoma ibitabo 10-30 si hame nta hame rihari anyway ngenda gushimiye kuko turagufatiranye wibereye mu zindi gahunda ngo nibikunda uzemera uganiriza abakunzi ba Jaras Official cyangwa mu gihe bizaba wabiteganyije yego niko bimeze ndabyemeye kandi namwe murakoze cyane nubwo bibaye bitunguranye kubwo tuzategura dukora ibintu biteguye neza kandi bimeze neza zishimiye kuganira nawe kandi urabizi nanjye kabisa merci cyane murakoze